shoferi atsa imodoka sha, atsa imodoka tugende, atsa 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 atsa. Uyu mukobwa ni mwiza cyane kandi anaseka neza. Urabona uko ameze shoferi? Basi ni mwiza byo. Gira uti ni mwiza sha. Dutware vuba tugeze mu rugo, cyane ko ubona nako kunywa katugezemo, kandi ihutisha imodoka sha. Gira vuba, niba twandikira ndishyura sha. Gira vuba, gira vuba. Bose twahageze. Sohoka mu modoka ugenda ufungura gate, dore amasaha yakuze ntabwo umuzamu ashobora kugira vuba. Gira vuba, gira vuba, gira vuba. Noneho twagenda bose. Keti, birashoboka ko uyu mukobwa yaba yasinziriye. Nibwo ari ubwa mbere anywa inzoga, ariko ntabwo nari nzi ko bigeza kuri uru rwego. Ariko ndabona nta kibazo afite, ntacyo. Nta kibazo afite, ntacyo. Keti, boss. Nasinze boss. Ni boss. Humura Keti, humura. Ahangaha ni iwanjye mu rugo, kandi hari ibitanda byiza, ndetse nta kibuze hano. Humura, uraryama neza kandi uruhuke. Nzagutwara ejo mu gitondo ugeze mu rugo. Ntabwo nabona uko mugeze iwanyu kuko ntahazi, kandi ntabwo meze neza. Birumvikana ko utabasha kumenya aho tujya. Boss, kuki wampaye inzoga boss? Ndumva umutwe ntameze neza boss. Shaka amazi boss. Shoferi, zana amazi mu kirahure vuba, gira vuba. Ngaya boss. Keti, amazi ngaya hano, cyo ngaho eguka usomeho, hanyuma uramererwa neza. Ndahaze boss, murakoze. Ngaho reka njye kuryamisha muri kiriya cyumba cy'abashyitsi. Humura, uraza kumererwa neza, kandi ubutaha ntabwo nzongera kuguha inzoga. Nabonye utazishoboye. Muri ayo masaha bigeze 5:00 z'ijoro, ubwo numvaga ntangiye kumererwa neza gake, cyane ko nari maze kuryama nduhutse. Numvishe umuntu arimo akandagira, arimo afungura inzugi, ariko sinari nzi neza aho nari ndi. Nubwo ibyo byose byari byambayeho, ariko sinabyibukaga. Gusa numvishe umuntu afungura inzugi, ariko sinari mfite imbaraga zo kweguka ndetse no gukebuka, cyane ko ari ubwa mbere nari nyweye inzoga. Ntabwo numvaga mu by'ukuri meze neza mu mutwe. Ubwo rero narakomeje ndaryama, icyasigaraga gikora ni amatwi, ariko ubundi numvaga nacitse intege zikomeye cyane mu mubiri. Rero numvaga umuntu aza aririmba afungura inzugi kandi aseka yishimye cyane. Bajya bavuga ngo imboga zibona abana, none zibonye n'abasaza. Ubusa imyaka yanjye iyo bavuze ko imboga zibona abana. Umukobwa mwiza mu nzu yanjye, umuzamu ku gipangu, umushoferi yatashye. Hahiriwe njyewe uraranye n'uwo nkunda mu nzu imwe, kandi nkaba ngiye no kugira uko nigenza. Imboga zibona abana. Reka nibaze, ese uyu mukobwa ningira ibyo nkorana nawe uriya ntari bunyange?
cyangwa warakomeza nkundesha reka nongere nsomere gake sha. Umunyarwanda yaravuze ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri, hari n'igihe uyu mukobwa namureka bityo uranamubwira ko mukunda akanya gasha. Aya ariko se indamuka nkoze ibi bintu aho birangwa amahoro? Ese ndamutse nsanze inzoga zamuvuyemo bikaba ngombwa ko tugundagurana kandi ko mukunda ko bizi, aho ntibyateza ikibazo gikomeye cyane? Ariko se ni byiza ko umuntu ukunda wajya ko wigenza ku gahato? Ese ni byiza ko umuntu ukunda wamufatirana cyangwa wamufatirana atameze neza ukagira uko wigenza mu buryo bwo kwishimisha kandi umukunda? Oya. Reka nsubire inyuma ngende mbitekerezeho. Muri ako kanya ubwo numvaga boss yivugisha, ntabwo numvaga ibyo avuga, nta nubwo nabyumvaga neza, ariko uko biri kose numvaga ko hari umuntu urimo kuza asatira icyumba cyanjye. Gusa natunguwe no kumva wari ufunguye urugi yongera akarufunga agasubira inyuma, no kunsubiza umutima mu mpembero. Navuga nti ahari wenda nimba ari n'ikibi cyari kigiye kumbaho, ahari wenda ntabwo kikibaye. Narakomeje ndaryama ntekereza ibintu byinshi cyane ndetse nibaza byinshi. Ndavuga nti ukomeze uko numva ingingo zanjye zanegekaye meze nk'uwakubiswe, n'ubundi uwaza wese yakora ibyo ashaka akigendera, cyane ko ntafite n'imbaraga zamubuza. Ariko nkavuga nti uko biri kose mu cyubahiro umugomba boss wanjye ntabwo yankora ibi bintu, ntabwo yamfata ku ngufu, nta nubwo yankorera ibibi. Nakomeje muri iyo minota nibaza byinshi, ariko kiri umutima impembero mvuga nti nubwo ari umugabo kandi umubiri ndawuzi nyine urashukana kandi nawe yanyweye, gusa uko byagenda kose nawe arashyira mu gaciro kandi ni umuntu wiyubashye. Ntabwo njyewe w'igicupuri, umukobwa ukoropa muri banki, ari njyewe boss yagirira irari cyangwa se yafata mu buryo nk'ubu ngubu, cyane ko ari umugabo wiyubashye ufite n'amafaranga, cyane ko rwose umukobwa wese yifuza yamubona atagombye no kumutereta cyangwa se kumuhatiriza. Ngitekereza ibyo numvishe umutima wanjye utera neza. Ndavuga nti uko biri kose boss ni umuntu w'icyubahiro, ntabwo ari umuntu wabya ibibonetse byose, cyane ko ntari nanagatekereje ko mu by'ukuri wenda ibyo yifuza kumbwira ari ibintu bidasanzwe cyane. Nibazaga ko wenda ashaka kumfasha gusa mu kazi. Gusa nyiri muri ibyo numvishe umuntu arimo korora. Inzoga nayo irankoze. Keti oya reka ngende. Uriya mukobwa ndamukunda kandi iyo opportunity mbonye ngomba kwibyaza umusaruro, hato atazanampakanira nkaviramo aho. Kandi ndi umuntu wiyubashye w'umugabo uhamye ufite n'amafaranga yanjye. Reka ngende. Mu gihe gito cyane numvishe umuryango ufungutse, ndavuga nti none akajye karashobotse. Niko muri ako kanya niyakiriye nkavuga nti nta kundi ibiba bibe, ubwo nyine nta kundi byagenda, cyane ko naraba ndiwe n'imbwa. Ati ibiba byose ndabyakira. Keti oui boss ni wowe boss. Keti humura, wigira ubwoba sha. Boss please boss, ndakwinginze boss, ntabwo meze neza boss. Mfite ubwoba. Keti humura ntacyo urabasha, humura. Ngagira hirya ndashaka kukuraza nkakumara ubwoba, cyane ko mbona utameze neza kandi ntacyo byagutwara na gato. Boss please. Ese niki wibaza cyakurikiye nyuma y'uko dutekereza ko wenda boss yararanye na Keti cyangwa ntibanararane?
ese wibaza ari iki cyakurikiye? Nimba ukeneye gukurikirana igice cyacu gikurikira, nyamuneka ntutinde gukora subscribe.